reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mu wese mukurikiye Obi Films. Ngira ngo rero nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tugenda tubazana abatumirwa bagiye batandukanye. Mbere ya byose reka mbanze nifuriza amahoro n'imigisha abakunzi bacu badukurikira bari impande n'impande z'isi, abari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, abari muri diaspora muri Amerika, Canada, Australia n'ahandi hirya no hino ku isi. Ngira ngo abanyarwanda bari ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero reka tubifurize amahoro y'Imana. Niba rero umeze neza, shimira Imana. Niba ufite ikibazo cy'uburwayi, egera Imana uyinginge, uyitakambire. Imana ni umubyeyi, izagufasha ibyo bibazo byose birangire. Nk'uko muri kwibona rero imbere yacu cyangwa se imbere za kamera, turi kumwe n'umubyeyi. Ni umukinnyi wa filime, ni icyamamare, arazwi, kina muri filime izwi, filime y'umuturanyi. Turakwakiriye Shangazi wa Brenda, nako Shangazi wa Ben. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze kuri Obi Films. Gira ikintu ubwira abakunzi ba Obi Films? Kitari kubasuhuza se no kubabwira ngo umwaka mushya. Umwaka mushya. Kuri twese tunabibutsa ko bagomba gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo iki kiganiro kigere kure, kubera ko ni ikiganiro kigiye kuba mu biganiro bikomeye twaproduce kuri channel yacu. Shangazi, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Meze neza? Meze. Ndakubona urasa neza. Ndabona akamwenyu rwose. Mu buzima busanzwe, wenda ku bantu batakuzi, bashaka kuba bakubonye cyangwa se bakubonaga muri filime, mu buzima busanzwe Shangazi wa Ben amazina ye ninde? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Ngango Enata. Irindi nuko ndi umubyeyi, ndi umumama, ndubatse. Yego. Mfite umugabo, mfite n'abana. Ni byiza cyane kuba wenda abantu babashije kumenya umuntu tugiye kuganira uwo ari we, abantu bakuzi muri filime. Shangazi, mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndikorera. Yego. Ariko umwuga wanjye ni uwo wavuze nyine, ni ugukina filime. Yes. Reka tuhite twinjira muri filime, twe dusa nk'aho duhunga ubuzima busanzwe, twinjire muri filime. Shangazi, muri filime umuturanyi, abantu benshi bamaze kumenya kubera ko uri umushangazi nyine wa Ben, kubera ko wabaye umubyeyi muri uru rugo. Muri iyi minsi mu muturanyi bihagaze bite? Mu muturanyi dufitemo agahinda kenshi, ariko ku ruhande rwanjye njye mfite ibyishimo kuko ngiye kubona umwuzukuru. Ugiye kubona umwuzukuru? Uyu munsi abantu bareba umuturanyi bari kubibona yuko Linda aratwite inda ya Ben, ariko Brenda ntarabimenya. Reka duse nk'abakwepa icyo ngicyo, twigarukire ahangaha. Uyu munsi nk'umuntu nkawe, nka Shangazi nyine, n'ubundi uri umubyeyi, ubona kuba Linda atwite inda y'umugabo wa mukuru we biri gutanga irihe somo muri filime umuturanyi? Linda ni muramu wa Ben. Isomo rero nta rindi ku bagore bakiri bato cyangwa bakuze, ni ugutira atansiyo kuzana barumuna babo mu rugo. Numva niyo mesaje irimo, kuko mushobora kumusangira ugasangira na murumuna wawe umugabo. Yes. Ngira ngo iryo ni ryo somo rikomeye risa nkaho ririmo. None se ubundi tugarutse mu buzima busanzwe, kuba murumuna w'umugore yaba ari mu rugo, navuga ko byaba ikibazo
ku mugore ahubwo numva byakabaye biba ikibazo ku mugabo. Ni ikibazo ku mugore cyane cyane kuko umugore niwe uba yizaniye mukeba byinshi. Ariko ni murumuna we, yafashe murumuna we kugira ngo wenda ari mu buzima bubi akeneye kumufasha, ashobora kuba atari afite ahantu ari kuba, avuga ati wenda reka nzane murumuna wanjye muri ino minsi ko ameze neza tubane. Ukuri gushirira mu biganiro, abagore bashaka ukuntu bajya bafashiriza barumuna babo iwabo cyangwa hanze, be kubazana mu buzima bwabo furu. Nibyo koko gufasha umuryango byabagaho, ukazana barumuna bawe bamwe bakiga, kenshi bakanagufasha no kurera abana. Ariko abakobwa b'ubu si nako bameze, ntabwo iyo bazanye mu rugo bagira icyo bakora. Abakobwa b'ubu barireretse, baba bafite inzara zabo ngo zitajyamo imyanda, bamuzana rero ntibigire icyo bikungura, ahubwo bigatuma umugabo wawe umurwaza imirari, kuko uba ukeneye ko areba hariya akareba na hariya. Icyo aho rero niho nanjye narindi kuvuga. Navugaga ko umugabo ashobora kuba ari ubangamirwa cyane kurenza uko umugore arabangamirwa. Ntabwo kuri iyo kote umugabo abangamirwa. Muri kamere y'abagabo n'ubundi bakunda guhinduranya, ariko ntabwo ari bose. Yego, ntabwo ari bose, ariko kereka abazi Imana. Ariko ubundi muri rusange abagabo bakunda kureba iroze, mu kanya bakareba pinki, mu kanya bakunda kureba amabara atandukanye abaca imbere. Bivuze ngo uwo murumuna w'umugore ahita aba ikigeragezo ku mugabo, ku buryo biza kurangira umugabo ari nawe umwatatse cyane kurenza uko umukobwa wabigenza. Byaba byo, ariko n'ubundi ku bagabo na murumuna wawe adahari, kuri iki gihe bireze. Abagabo bari kujya mu bakozi, abagabo bari gukora amarorerwa atandukanye. Ubona biterwa n'iki? Ni urukundo ruri kugenda rushira mu bantu? Ni ukutizerana? Ubona akenshi biterwa n'iki? Kenshi niko abagabo baremye, bakunda gufatafata, ntabwo banezezwa n'umuntu umwe. Naguha icyitegererezo ku mugabo witwa Salomo, yashatse abagore 1,000. Arangije yandika ko atigeze abona n'umunezeza. Rero ntekereza ko ari amatsiko. Tuvuge ngo abagabo bagira amatsiko yo kureba abantu benshi. Niko umugabo aremye. Yego, ni ku mugabo. Ariko ntekereza ko ntabwo ari abagabo bose bameze gutyo. Tujanishije twashyira nko ku 10%, ariko bivuze ngo ntabwo ari ukutanyurwa n'umugore umwe, ahubwo ni uko abagabo ariko bameze. Njyewe nasomye ibyanditswe, ngera ku nkuru z'umugabo witwa Yakobo. Bibiliya yaranditse ngo nuko ngo yambutsa abagore be n'inshoreke n'imitungo, hanyuma asigara hakuno. Hanyuma iyo ndebye mu itangiriro n'ubundi nsanga abagabo benshi. Dawidi ari muri Bibiliya, ni umugabo wagize abagore benshi. Sinavuga ko rero ari iby'ubu gusa. Kuri ubu byo byongereyemo akarungo kenshi, kuko abagabo abakobwa b'ubu nabo bari kwiyandarika, ariko ntabwo ari bishyashya. Ariko abo ba kera urumva ko abo ba muri Bible nibo basa nkaho bashatse abagore benshi ugereranyije n'ubu ngubu. Ahubwo navuga ko ubu ngubu byaragabanutse, kubera ko wenda nta nubwo itegeko ryacu ry'u Rwanda ntabwo ryemerera umugabo gushaka abagore barenze umwe mu itegeko ry'u Rwanda. Ariko se ubona kuba umugabo atemererwa gushaka umugore urenze umwe atariyo ntandaro y'ubusambanyi no kuba abagabo bishora mu kuba baryamana n'abakozi babo barumuna b'abagore? N'ubundi urabona ko ari byo bikozeho Ben,
ateye murumuna wa madamu w'inda hanyuma we bituma atorongera naramundegera igihe kinini najyaga mbatungura ngasanga Brenda aryamye yambaye imyenda yiriramo. Ntekereza ko ntabwo nzi uburere bw'iwabo wa Brenda, sinzi niba barigeze bamukorera burayidi shawa kugira ngo bamubwire uko azitwara mu rugo. Kenshi rero impanuro ntekereza ko zari zabaye nkeya. iyo ubirebye ubona impanuro abakobwa muri iki gihe bajya gushaka bahabwa zigira umumaro, zigira icyo zibafasha, cyangwa hari ababisiga aho ngaho bakifatira ibindi bishyashya. Bisigaye ari ugufata amafoto, bisigaye ari ugufata amafoto, cyane ko inama bagiye usanga bazi kurusha, ugasanga babaye abagore kera, ugasanga nta gishyashya bagiye. niyo nama rero wagira umukobwa ugiye gushaka, mugira inama nashaka usanzwe uti wa mukobwa we uba ugiye gushaka umugabo, uburyo ugomba kwitwara nuramuka ugiye muri izi nzira zawe utandukiriye umugabo azagucika agende. Reka mbure umukobwa ugiye gushaka, ariko mbure umukobwa w'umutima, umukobwa w'uburere, umukobwa w'umunyarwandakazi watojwe kubaha, nagende yubaha umugabo, nagende yubahe umuryango yashatsemo, yite ku isuku ye, yite kuri kwizera cyane. Iyo umugabo akugaburiye agahaga, ibyo bitetse neza kandi biryoshye, iyo ugize inshingano zose nicyo kintu bita kwizera. hanyuma umukobwa nawe rero nabivange no gusenga, nabwira abakobwa ngo mbere naguma. Abagabo muri ino minsi biragoye kuko iterambere rigenda ribaho, uko tugenda duhura n'ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga, tugenda duhura n'abakobwa yaba mu mavidewo y'indirimbo, yaba mu mafoto za Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye, tugenda duhura n'amavidewo agiye atandukanye menshi, ku buryo rimwe na rimwe usanga umugabo ajya kugera mu rugo we yamaze kwinjira mu gikorwa kare. Ni iyihe nama wagira umugabo wifuza kubonana n'umugore we buri munsi, cyangwa se buri uko yumvisha abishatse akumva ko agomba kwitabona umugore we? Ni iyihe nama wamugira? Noneho ni iyihe nama wagira umugore rero utabasha kwakira ubwo buzima umugabo we ari kumushyiramo, kugeza ubwo umugabo abyinubira akaba yanatoroka akagera? Mbajije ikibazo gikomeye, abagabo aho baba bari hanze, ibyo barebesha amaso, aya matelefone dutunze ari kuri vora, yaba yinjiye mu gikorwa, iterambere byose ni ingaruka z'iterambere. Hanyuma namubwira ngo, nabwira umudamu ngo nabwira umugabo ngo nanyurwe n'uwo yashatse mu rugo. Oya, yanyuzwe nawe ariko arifuza ko biba buri munsi. Mu miterere y'abagore bari normal, ntabwo bishoboka ko buri munsi wabonana n'umugabo. Biterwa n'umubiri, uko tubonye, hari iminsi ibujijwe yo kutabonana n'umugabo, igihe atari mu bintu byiza, ntabwo rero byakunda ko umugabo yabonana n'umugore byiza. Igihe rero umugabo abyifuje kandi ubona ko nutabikora biri buze kugusengera, iyi nama nyine wagira abo bantu.
inama nabagira se ni wagira inama abagore ngo hanyuma si igihe cy'imihango watega umugabo mukaryamana wabaha impano, ahubwo reka mesaje nyihera abagabo bajye babaza abagore babo bashobora gukora urumva uri muri mudu umeze neza wabikora bishoboka ko twabikora. rero nakubwira ati mvaho kubera iki wanze ko ibintu igitenge ngende gishake, nakubwira ati mvaho wanze kwishyurira musaza wanjye, mubanze mu byici mu biganiro. nakubwira mvaho rero si igishaka cyangwa se aravuga ati ejo ntitwabikore waretse uyu munsi ntitubikore ko ntitwabikore ejo mwarabikoze nubwo muba mwabikoze akaba agushaka wakwihangana. ababyeyi baratubwiraga ngo umwana wanjye niko zubaha, hanyuma reka mbwira ababyeyi niko zubaha ihangane ubikore niko zubaha, cyane ko ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane byose aho kugira ngo usenye urugo rwawe rwangirike ukaba guca inyuma kubera yuko wananiwe kubahiriza inshingano. yego nawe ubwe ntabwo uwo mugongo yawe ubona wo kubikora buri kanya ariko igihe cyose uhora witeguye urumve ko bishoboka ko umuntu agomba kukubwira ngo ugiye gukira kandi ugahita umwibukira. n'abagabo nibarebe neza abagore umugore nakubwira ko atameze neza ihanga wumve ko kuba atameze neza uyu munsi ejo azaba ameze neza kandi ibintu bikagenda bikagenda neza. reka tugushimire ku nama nziza ugiriye abamaze kurwubaka kugira ngo urugo rwabo rukomeze kugenda rukomeze gukomera kandi bikomeze no kugenda neza. so tugana ku musozo w'ikiganiro ntekereza ko nk'umubyeyi w'umumama wubatse unabizobereyemo kugira ngo nagiye mbona n'utuzigihe twinshi ko n'ubundi ukunda kugira inama abantu bagiye gushaka cyane by'umwihariko ukinjira cyane mu gusenga. ukunda kugira abantu inama yo gusenga, ubona gusenga no kwiharira Imana ari iki byafasha ingo z'abantu muri iyi minsi. murakoze ubwo tugeze rero mu kazi kanjye ashyize ubundi n'umuhanzi kuri topiki yo gusenga ubwo nyine twubaka n'Imana kubera ko n'ubundi Imana niyo yazanye poroje y'urugo rero utiyambaje nyiri poroje wagera imbere bikakwiyereza gusenga bibe byinshi, gusanga kureba filime nubwo nazo ari nziza, gusenga bibe cyane. hari isoni rivuga ngo muri Zaburi ya 37 ukomeze Uwiteka urugendo rwawe kuko azarusohoza. rero udashaka guseba senga, udashaka divorce senga, udashaka gusenya senga, ushaka kugira abana beza senga, ushaka kugira u Rwanda rw'ejo hazaza senga.